Burya koko ngo amahirwe aza rimwe mu buzima, niyo mpamvu hari abantu benshi amahirwe agenda acika bitewe no kutabisobanukirwa cyangwa se no kutamenya ukuntu byagenda. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu bitandatu cyangwa imyitwarire itandatu izana amahirwe mu buzima. Bivuze ngo niba iki kiganiro kugera kigeze ku musozo, uraza kuba wamaze gusobanukirwa uburyo butandatu wakitwara mu buzima bwa buri munsi, bikaba byakongera amahirwe cyangwa bikazana amahirwe mu buzima bwawe. Ntihaze kugira na kimwe kigucika, kuko birashoboka ko icya kabiri, icya mbere, icya gatanu cyangwa se icya gatandatu aricyo gishobora kuba cyakugirira umumaro. Ushobora gusanga hari ibyo ukora ariko udakora neza, ndetse hakaba hari n'ibindi bishyashya ushobora kuba wakunguka. Ntuze kuva ku murongo rero, uze gukomeza ukurikirana iki kiganiro. Niba uri mushyashya ariko bwa mbere ugeze aha ngaha, ndagusaba gukora subscribe ukaza mu ishuri ryacu mu muryango mugari. Niba nawe usanzwe ubana natwe ni iby'agaciro, kandi ndavuga ngo aho tugeze niho tuhakesha, kandi turagushimira inkunga ikomeye. Rero njye tugiye kubona muri iki kiganiro nitwa Papa Legacy. Reka dutangire. Ikintu cya mbere, gukunda abantu. Iyo ukunda abantu burya bajya bavuga ngo urukundo utanga rurakugarukira, kandi icyo ubiba nicyo usarura. Ujye ukunda abantu bose utitaye ku bazi cyangwa utabazi, utarobanuye, kuko ndabizi ko aya ari amarembo magari, ari urufunguzo rukugana ku mahirwe yawe. Kubera ko ibintu byose uzageraho uzabigezwaho n'abantu. Niyo mpamvu nujya ukunda buri wese utarobanuye, utitaye ku muzi cyangwa utamuzi, birashoboka ko urimo uratumbagira cyane werekera ku mahirwe yawe. Iyo ufite abantu burya ufite ibintu byose, kandi nta kintu na kimwe uzigezaho. Usige gukunda abantu rero, kandi ubakundane n'umutima wawe wose, nta kabuza amahirwe azakugeraho. Ikintu cya kabiri, guhora witeguye kwiga cyangwa se kugira amatsiko. Ibintu byose bizakubaho mu buzima bizakubaho kubera impamvu. Hari bizakubaho bibabaje, hari bizakubaho bishimishije, ariko ibyo bintu byose ni ishuri uzaba uri kunyuramo. Ndabizi ko nyuma y'ishuri haboneka diplome, ndabizi ko nyuma y'ibintu bibi haboneka ibyiza. Niyo mpamvu buri kintu cyose uziga kizaba cyakubayeho, uzagicemo neza, kandi ndabizi ko nyuma yo kugisohokamo hari amahirwe amwe n'amwe bizaguhesha. Nyuma yo kunyura mu bintu bikomeye, ndabizi ko imbere yawe hazaba hari amahirwe menshi. Ikintu kikubayeho rero cyose uzajya ugifata nk'andi mahirwe yo gukomeza kwiga no gusobanukirwa, ukamenya ibindi bintu byinshi, kuko nta kabuza amahirwe yawe arafunguye. Impirimbanyi cyangwa se abantu bahora baharanira kumenya ibintu byiza, iyo babibonye cyangwa se iyo kumenya ibintu bishya, abantu bahora bagira amatsiko yo kumenya ibindi bintu bishya, nibo abantu usanga bagera ku ntsinzi cyangwa bagira amahirwe mu buzima. Ibi bintu byose dusanzwe tuzi cyangwa tugenda tubona mu buzima, ntabwo ari uko byavutse biriho, ntabwo ababivumbuye ntabwo babivukanye, ahubwo ni kwa kundi bagiye bagerageza kwiga ibintu bishyashya, bakabigerageza, bakagira amatsiko yo kumenya ngo iki ngiki gikozwe cyaba kimeze gite. Ikintu cya gatatu, kunoza umurimo cyangwa gutanga serivisi nziza. Icyo uzaba ukora cyose, akazi uzaba ukora kose, kaba keza, kaba kabi, kaba gaciriritse, uretse ko nta kazi kabi kabaho, uzagerageze kugakora uko bikwiriye, utitaye ku musaruro ubonamo. Mu gihe ubona ariko kazi ukora ariko kagutunze, uzagakora uko bikwiriye kandi ukanoze, kuko birashoboka ko muri ba bantu uha serivisi nziza harimo imiryango myinshi, harimo amarembo menshi azagufasha kugera ku mahirwe yawe y'ahazaza. Ni ukuvuga ngo aho washaka kugera hose, ubaye udakora ibyo usanga ukora ubu ngubu, ukaba utabikora neza, sintekereza yuko ibindi wazageraho byo wazabikora neza. Haranira kunoza akazi kawe, utange serivisi nziza. Ndabizi ko umuntu utanga serivisi nziza cyangwa se umuntu unoza umurimo, ni ukuri umusaruro uramukurikira cyangwa se umusaruro uramukunda. Kandi burya amahirwe ni umusaruro, cyangwa se umusaruro ni amahirwe. Ikintu cya kane,
kane iravuga ngo kugira isuku muri byose. Bya bintu ukora uzaharanire kubigiramo isuku, yaba mu myambarire uzagerageze kwambara neza, imirire urya ibyo kurya byiza bisukuye, imikorere ukorana isuku. Ibyo bintu byose ni ingenzi, ariko nyamukuru utibagiwe isuku yo mu mutwe cyangwa se isuku yo mu mitekerereze, niyo suku y'ingenzi. Usanga ari abantu bagira imitekerereze iciriritse, usanga ari abantu bagira imivugire itameshe, nta muntu wagukunda, nta mahirwe wagira ugaragara nk'umuntu uciriritse mu mutwe, ugaragara nk'umuntu ugira umwanda, nta muntu uzigera agukunda. Sukura imitekerereze yawe, usukure imyambarire, usukure imirire, imikorere, n'ukuri amahirwe yawe ari ku rwego rwo hejuru. Ikintu cya gatanu, kwiyubaha no kugira discipline. Kwiyubaha no kugira discipline, iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko bya bintu byose twagiye tuvuga ugiye ubikora nta discipline ufite, n'ubundi nta hantu byazakugeza. Ikindi ugomba kwiyubaha muri byose, kubera ko discipline ni urufunguzo rw'amahirwe akomeye cyane, kandi kwiyubaha byo bikaba amarembo akuganisha mu cyumba cy'amahirwe. Agaciro kose uzagira kazaturuka kuri wowe, kandi nutiyubaha nta muntu uzakubaha, nutihesha agaciro ntawe uzakaguha. Umugani wa Theo niwe wabivuze. Ni ukuri haranira kwiyubaha, uharanire kugira discipline. Ndabizi ko niwubaha abandi nawe bazakubaha, kandi uko uziyubahisha ukicisha bugufi uzaba urimo kugana mu cyumba cy'amahirwe. Hari umugani numvishe uvuga ngo kwiyoroshya cyangwa se kwicisha bugufi bifungura amarembo n'imiryango myinshi kuruta iyo ubwirasi bwari kuzana. Iyo wirata, iyo wishyira hejuru, nta muntu kwegera, kandi iyo abantu batakwegera amahirwe menshi agenda guca mu myanya y'intoki, kuko amahirwe yose nk'uko twahoze tubivuga uzayagezwaho n'abantu. Ikintu cya gatandatu ari nacyo cya nyuma, mbere yo kuvuga iki kintu abantu benshi ntabwo bajya bacyitaho, ariko ndagira ngo nkubwire ko iki kintu wari ugikeneye. Ikintu cya gatandatu tugiye kukivuga, reba ko wakoze subscribe, ukore subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza tubane mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Ikintu cya gatandatu kiravuga ngo gusenga ndetse no kubabarira. Gusenga ndetse no kubabarira. Abizera Imana cyangwa abizera Bible bajya bavuga ngo hahirwa abanyembabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niba koko uzi ko uri umuntu ukosa, ukwiye nawe kwiga kujya ubabarira bagenzi bawe, kuko nta muntu udakosa. Ikosa ryose umuntu yaba yagukoreye uzajya wiga kumubabarira, kuko birashoboka ko uyu munsi umuntu yaba yagukoshereje, ejo akaba ari weho wamukoshereje, cyangwa se bikaba bishoboka ko nawe haba hari umuntu wigeze kuba wakosereza. Aha ni nacyo mvuga ngo mu byo gusenga, ibintu byawe byose uzabiragize Imana, kuko amahirwe yose aturuka ku Mana. Imana niyo izakuyobora ku nshuti nziza, Imana niyo izafungura imiryango y'ahazaza. Niyo mpamvu nagushishikariza kujya usenga kandi ukiga no kubabarira bagenzi bawe. Ibi ngibi nubikora amahirwe ari mu nzira yawe, ibi ngibi nubikora bizagenda bigarura amahirwe mu buzima bwawe. Icyanyuma nasorezaho, ugomba kuba sociable, ugomba kuba umuntu wisanzura ku bandi, ugasabana n'abantu bose, ukicisha bugufi, ugaca bugufi ariko uticiririkishije. Yego, uticiririkishije niba ariko babivuga, utisuzuguje, ukiga guca bugufi, ugasabana n'abantu bose ariko utari cheap. Nagushimiye wowe wakurikiranye ikiganiro kuva gitangiye kugera kigeze aha ngaha. Niba uri mushya ndakwibuka gukora subscribe, kuko ni inkunga ikomeye cyane, kandi niba nawe warayikoze ugakanda kuri like tukabona ko ikiganiro cyacu wagikunze, kandi niba hari n'inshuti zawe wasangiza ibi bintu wazibisangiza maze tukajya tubana. Mwakoze cyane, nge twabanye mu kiganiro, nitwa Papa Legacy. Mugire ibihe byiza, amahirwe n'imigisha bibomeho. Ciao ciao.